umva aka kantu mbone gukomeza. mu gihe u Rwanda rwakomeza kwigarura uturere tw'ikindi gihugu, nzi neza yuko ruzagera no mu Burundi. Rurimo rurafasha urubyiruko rw'impunzi, rurabaha ibirwanisho, ubu rurimo ruratozwa iby'urugamba mu ntambara za Kongo. Umunsi umwe ruzaza mu Burundi, ntabwo tuzabyemera. Intambara izakwira hose. Tuzi umugambi warwo, nuko rurimo rurategura ikintu kibi ku Burundi. Imana tugira nuko abarundi basanzwe babizi. Amahanga aruretse rugakomeza, ibyo ari byo byose aha mu Burundi ntabwo tuzarera amaboko. Nongeye gutera akamo amahanga gufata ku kingiki ari kibazo gihambaye. Turageramiwe mu karere, si ku Burundi gusa, Tanzania, Uganda, Kenya, ni mu karere kose turageramiwe. Uburasirazuba bwa Kongo budafite amahoro, akarere nta mahoro gafite. Umwami yaricaye aravuga ati, mu myaka ibihumbi u Rwanda ruratera ntiruterwa. Kugendera ku muco nibyo bintu byatumye u Rwanda rudasiribangana ku ikarita ya Afurika ndetse n'iy'isi. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, amahanga yavuze yuko u Rwanda rugiye kuba failed state. Dore gahunda uko igiye kugenda. Mu bitero bya Goma, abarundi bari kumwe na FDLR bahuye n'isanganya rikomeye cyane. Nyuma yaho M23 itangatanze umujyi wa Goma, abarundi na FDLR nibo barindwanyiziwe abandi. Gusa nyuma yo kubura inzira batangiye kurasa mu Rwanda bakoresheje ibikoresho byose bari bafite. M23 yari yinjira itumanaho ryabo. Hari abarundi b'abaofisi bahamagaye Bujumbura babwira Eta Majoro yuko mu Rwanda hari ikintu batazi kitari gutuma barasayo kubera yuko ibisasu byose hari kiri kubimera bikiri mu kirere. Special Forces ya M23 yahawe amabwiriza yuko nta murundi na FDLR bagomba kuva aho bari. Ibyakurikiyeho na amateka. Aba basirikare bose b'abarundi na FDLR akazoza kabo kagiye mu biganza bya M23. I Burundi barumirwa, ubwoba burabataha. Abarundi baje kohereza indi batayi Bukavu, nayo yose yashiriye mu Kivu. Ibi byose ndayishimiye abikoraga ameze nkaho hanganye n'u Rwanda, gusa M23 yabakuraga mu nzira bataninukirije mu Rwanda. Uwo u Rwanda rutakuye umutima nuko ntawe yari afite. Ubundi gutega mbushi umwanzi ni ibintu bya kera, kandi abanyarwanda tukamenya kuyitegura kurushaho. Hari igihe u Rwanda rwari rugiye kuzimira kubera ibihugu bine byari bituranye narwo. Hari igihe higeze gutanga urugamba rwo gukuraho u Rwanda burundu bikozwe n'igihugu cy'u Burundi, Ubugesera, Igisaka ndetse na Ndorwa. Ibihugu byose byishyize hamwe ngo bihanagureho u Rwanda rwari rutwawe n'umwami Rujugira. Ingabo z'u Burundi zari zirangajwe imbere n'umwami wabo Mutaga wa gatatu Sebitungwa. Iz'Ubugesera zigabwe n'umwami wazo Nsoro wa gatatu Nyamugeta. Izo mu Gisaka zazitwaye na Kimenyi wa kane Getura, umwami w'Igisaka. Naho izo mu Ndorwa zazirangajwe imbere n'umwami wazo Gahaya wa kabiri Muzora. Umwami Rujugira yigiraga inama z'uko azasakirana n'ibyo bitero akabasha kubihashya. Nibwo yatekereje uburyo ibyo bihugu byose byishyize hamwe bifite amaboko akomeye, asanga bizanyukanyuka abaturage be ntihagire n'usigara wo kubara inkuru. Imyaka yabo n'amatungo yabo byose bikanyagwa buheriheri. Nuko yigira inama ati, mu Rwanda nta kibuga gihari cyo kurwaniramo ngo batwangirize igihugu. Abaturage no umutungo tumaze kugeraho, reka biriya bihugu byose tubitange ku nkiko zabyo n'u Rwanda azaba ariho urugamba rurimera. Icyo gihe kandi tuzabasha tubaganisha mu bihugu byabo, kuko tuzaba turi hafi neza y'inteko zabo n'u Rwanda. Bizatworohera no kwambuka tujya mu bihugu byabo, bityo tuzaba twirinze yuko hari ibyacu byakwangirika n'abaturage bacu bakasiga ubuzima. Kirima Rujugira afashijwe n'umuhungu we Ndabarasa waje no kumuzungura ku ngoma, batsinze ibyo bitero. Abami b'ibyo bihugu bose uko ari bane babigwamo, igihugu cya Ndorwa gikurikizaho guhanagurwa burundu, ubutaka bwacyo bwomekwa ku Rwanda. U Rwanda ruradadi, kandi mwarabibonye muri za Rubavu. Ibi ubanza utabizi. Umusirikare wa RDF agira indahiro adashobora gutatira kugeza ashizemo umwuka. Perezida Paul Kagame yemera buri musirikare w'u Rwanda kwambara uyo mwambaro iyo bagiye kuba abasirikare, umutima wabo n'ibyumviro byabo byose bijya ku Banyarwanda n'u Rwanda. Mwijwi riranguruye nta gahato nta bugwari, bose bagira bati, ndi umusirikare wa Rwanda Defense Force, nzahora mparanira ko umusirikare mwiza w'umwuga, nzaharana igihe cyose guhesha agaciro RDF, nzakurikiza indangagaciro za RDF, nzubaha abanyobora ndetse n'abonyobora, nzahora mparanira yuko abonyobora bahorana ishema. RDF niryo shema ryanjye, umutekano w'u Rwanda nizo nshingano zanjye,
umwanzi w'u Rwanda ntazigera yishimira guhura nanjye. Nzamurasa, nzamuhashya, nzamutesha umugambi we. Tuzamugumana ari muzima cyangwa yapfuye. Ubutwari n'uwo mwambaro wanjye. Ubugwari mu Rwanda ubundi ni igitutsi. Sinzahemuka, sinzagambana u Rwanda n'abanyarwanda. Sinzasiga mugenzi wanjye wakomerekeye cyangwa wabwiye ku rugamba. Abo dukorana bazahora bishimira gukorana nanjye. Iki gihugu ni cya data, mama, sogokuru. Aha ni muhira. Mbahaye ikaze mu butware bwa politiki n'ihame ry'umutekano. Ici, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Si on veut réellement déraciner les modes. Hano tugomba kuvugisha ukuri. Niba dushaka guca burundu impamvu zitera kudindira kwa Afurika, tugomba kongera gutekereza aho byaturutse. Kuki ibihugu bya Afurika nyamara bafite ubushobozi bikomeye mu bukungu, biri mu ntambara n'ibikorwa by'iterabwoba, bifashijwe n'ibihugu bimwe by'Uburayi na Amerika. Murabona ibibera hafi hano. Kuki abantu batekereza? Ese umuryango mpuzamahanga ntumva ingaruka zabyo? Ndabwira yuko nibikomeza gutya, intambara ishobora gukwira akarere kose. Kuko abaturage ntibazabyihanganira. Niba u Rwanda rukomeje kwigarura ibice by'ubutaka bwacu, nzi neza yuko ruzagera no mu Burundi, uko ruguha imyitozo abasore b'impunzi. Ubu nta ntwaro bafite, ariko barimo baratozwa. Barimo barwana mu ntambara yo muri Kongo. Umunsi umwe baraza no mu Burundi. Ntituzemera yuko habaho intambara rusange. Turabizi yuko bafite umugambi, kandi n'umugambi wo kugaba igitero ku Burundi. Ariko Imana ishimwe, Abarundi barabizi. Niba umuryango mpuzamahanga utabyitayeho, hano mu Burundi ntituzemera gutuza. Ndongera gusaba umuryango mpuzamahanga gufata iki kibazo nk'icy'ukuri. Dufite ikibazo cy'umutekano muri aka karere. Si Burundi gusa, Tanzania, Uganda, Kenya, akarere kose kari mu kaga. Niba uburasirazuba bwa Kongo budatekanye, akarere kose ntikazagira amahoro. Si Burundi gusa wangayikishijwe n'ingorane. Abanyafurika y'Epfo nabo barababara kubera ibibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ese koko murabona aho Afurika y'Epfo iherereye? Ariko umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ugira ingaruka no muri Afurika y'Epfo. Ni byose bwana ambasaderi. Ku bijyanye n'umutekano, dufite ikibazo gikomeye mu burasirazuba bwa Kongo. Niba mukomeje kurebera ibintu bigenda nabi, mumenye neza yuko ingaruka zizaba mbi. Kandi buri gihugu kizireba uko cyakemura ibibazo cyonyine. Ariko njye mfite igitekerezo nigeze gutanga muri aka karere, kandi nzi neza yuko iyo cyubahirizwa tuba dufite amahoro. Kuko murabizi, niba u Rwanda rusobanura uruhare rwarwo muri Kongo nk'igikorwa cyo kurwanya FDLR, ese icyo kibazo nticyakemuka binyuze mu nzira z'amahoro? Kuki zagombye gutangwa ubuzima bw'abantu, hakicwa abantu barwa muri za miliyoni? Bivuga yuko ari uguhangana niyo menase. Ese koko iki kibazo ntigishobora gukemuka hatagombye kumeneka amaraso y'inzirakarengane? Nzi neza yuko Kongo n'u Rwanda bishobora kumvikana neza ku bijyanye no gucunga iki kibazo. Njye ubwanjye navugaga yuko hakenewe ihuriro mpuzamahanga ryo kurwanya imitwe twaje intwaro y'abanyamahanga iri mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo byatumye u Rwanda rugira umutekano kandi bikemerera Kongo gutangira inzira y'amahoro. None se niki kibura? Nuko habaho ubufatanye budasobanutse. Ariko niba twese twemeranijwe gushyira hamwe tukarwanya imitwe yose twaje intwaro y'amahanga mu burasirazuba bwa Kongo, ikibazo cyaba kirangiye. Ibyo gutanga umutekano ku Rwanda kandi bikemera Kongo gutunganya igihugu cyayo mu mahoro, icyo ni cyambere. Iyo tuvuga ikibazo cya M23, nge nagezaho navuganye n'abayobozi bayo, ndababwirana niba koko mutari abanyarwanda, kuki mutemera gushyira intwaro hasi no kunyura mu nzira y'amahoro? Niba muri abanyekongo kandi mukunda igihugu cyanyu. Icyo gihe barambwiye bati twemeye, kuko nababwiraga nti muramenye ko igihe cyose mutarajya mu duce twagenewe kubacumbikira, ntituzamenya
wari umunyarwanda n'uwari umukongomani mugomba kujya ahabugenewe maze abanyekongo bakibona iwabo. Nyuma abanyekongo bazatangira inzira y'amahoro naho abanyarwanda basubira iwabo. Bitabaye ibyo abantu bazahora babafata nk'abanyarwanda. Ikibazo ni uko badusabye kujya mu duce tutabamo abantu. Nohereje abasirikare banjye bajya kureba aho twari tugenewe. Ahantu twari twagenewe ni Sabyinyo basanze hadashoboka kubamo. Nabisabye leta ya Kongo ngo ifate icyemezo cyo kudushakira ahandi hantu. Leta ya Kongo yarabyemeye. Twararebye dusanga i Rumangabo habera icyo gikorwa. Twohereje abakuru b'ingabo ngo basuzume barebe niba ubuzima bushoboka. Twasanze ibyangombwa byose bihari. M23 yemeye kujya mu duce twagena. Twateguye ibikenewe byose. Ariko igihe twari tugiye gutangira icyo gikorwa batangiye kongera kurwana. Kuki se kandi wacu bari baravuze bati ntiturijyamo. Ese byarangira bite? Icyari gikurikiyeho ni ibiganiro by'amahoro. Amasezerano ya Nairobi n'ibindi byose bashakaga babisaba mu mahoro. Bemeye ibyo kandi nanjye nari maze no kwemeza leta ya Kongo. Mwibuke yuko leta ya Kongo yarevuze yuko niba bemeye kujya mu duce twagenwe byari bivuze yuko bemeye inzira y'amahoro. Twari dushyikiye ibiganiro bya Nairobi. Leta ya Kongo yari yemeye ariko bagarutse mu ntambara. None se umuntu utifuza amahoro ni gute bamuganiriza? Kugira ngo ibiganiro bigende neza ni ngombwa yuko habaho ibyangombwa by'ibanze bibafasha kugira ibiganiro. Icyambere ni uko ingabo ziba zisubiye inyuma kugira ngo haboneke icyizere hagati y'impande zihanganye. Niba rero ari u Rwanda, niba ari abandi bose, icyangombwa ni uko habaho ubwitonzi. Ingabo zigomba gusubira inyuma kugira ngo habeho icyizere, abantu babashe kuganira nta bwoba. None hagati y'ibihugu guhagarika intambara bikorwa bite? Ni uko ingabo zisubira inyuma zikava mu kindi gihugu zikajya mu cyazo, hanyuma ibiganiro bigatangira. Ibyo ni ibisanzwe. Ariko se nicyo kibura? Umuryango mpuzamahanga urahari? Nicyo kibura? Ni inzira igaragara? Nanatangaje uyu mugambi kandi akarere kari kafashe icyemezo cyo kohereza ingabo zo mu karere kugira ngo zibanze kurinda abaturage ba Kongo, ariko nanone zikarwanya imitwe yitwaje intwaro y'amahanga. Iyo niyo mpamvu Burundi buri muri Kongo. Twabikoze twubahiriza umwanzuro w'akarere. Igihe twageze muri Kivu, muri mwese murabyibuka, amahoro n'umutekano byagarutse. Twatangiye inzira yo kunga abaturage ba Kongo. Kugeza ubu ibintu biri amahoro.